Hello guys, amakuru y'imisi byifashe bite? Mbanje kubasuhuza mwese abantu mudukurikirana hanga kuri channel yacu y'Abavandimwe TV. Ese waruzi ko burya gufata ikiganda ari ibintu byoroshye, ahubwo akaba ari twebwe tubyitera dutuma gufata ikigande bitunanira? Nitwe burya biturukaho, ariko turamutse twize n'umutima umwe ndetse tugashyiramo umwete, ikigande kugifata biroroshye. Uyu munsi rero muzaniye interuro zigera mu 8 zo mu rurimi rw'ikigande ushobora kwiga, wamara kuzifata ukaba ubaye umugande pe. Kandi ndabizi ko wajya kubyibaza ukaba ushaka no kubimenya. Niyo mpamvu rero nanjye nahisemo kugira ngo nkuzanire izi interuro cyangwa se nkuzanire no video kugira ngo ibe yagufasha. Mbere ya byose tutarakomeza, ndagusabye ngo ubanze ukande subscribe. Nimba iri somo rikuryoheye ukore kuri like kandi usharinge, woherereze ubu butumwa buri muntu wese wumva wifuriza ibyiza. Reka dukomeze rero, mugiye kubana nanjye Deo MC. Ninjye mugiye kubana mu isomo ry'uyu munsi. Banza ukore kano kantu. Okay, ngira ngo urangije kugakora akantu nkweretse. Ubwo rero reka dukomeze. Interuro ya mbere, namba ya mbere. Umugande aravuga ngo nina obukakafu obumara. Reka dusubiremo tugendane akantu ukandi. Nina obukakafu obumala. Subiramo. Nina obukakafu obumala. Dusubiremo rimwe. Nina obukakafu obumala. Ese iyi nteruro mu rurimi rw'Ikinyarwanda ishatse kuvuga iki? Ese isobanurwa iti? Mu rurimi rw'Ikinyarwanda baravuga ngo mfite ibihamya bihagije, cyangwa se mfite gihamya gihagije. Mfite ibihamya bihagije. Nina obukakafu obumala. Ngira ngo iyo nteruro ya mbere warayumvishe. Reka twihuse duhite tugenda kuri kabiri. Ngira ngo iya mbere warangije kuyandika. Reka twumve interuro ya kabiri. Wa muntu ubanza ukore subscribe kubera ko iri somo riraza kuryoha ndabizi. Kore like, utange comment, utubaze ikibazo wumva wifuza kumenya, utubwire ikintu cyose wumva wifuza ko twakwigisha. Natwe turahari kandi twiteguye kukugezaho ibintu byose wifuza. Kabiri. Omukulembeze w'eggwanga lyaffe. Omukulembeze w'eggwanga lyaffe. Dusubiremo rimwe. Omukulembeze w'eggwanga lyaffe. Reka tubivuge vuba vuba. Omukulembeze w'eggwanga lyaffe. Mu Kinyarwanda bishatse kuvuga iki? Umunyarwanda aravuga ngo umuyobozi w'igihugu cyacu. Umuyobozi w'igihugu cyacu mu rurimi rw'Ikigande ni omukulembeze omukulembeze w'eggwanga lyaffe. Umuyobozi w'igihugu cyacu. Yego, nuko nguko babivuga. Reka twumve interuro ya gatatu. Nakubwiye ngo aho uri bujye kurangiriza rino somo uraba umaze kumenya interuro nyinshi mu rurimi rw'Ikigande, ndetse uraba umaze gusobanukirwa ururimi rw'Ikigande utuntu twishi bajya baguhisha utigeze kumenya. Reka wumve interuro ya gatatu.
okutebereza. Ibi ni ibiki? Okutebereza. Ubwo nicyo kibazo ese wibaza ngo ibi ni ibiki? Ibyo byose bishatse kuvuga iki? Ibyo reka mbanze mbikubwire mu rurimi rw'ikinyarwanda maze uze kubyiga kandi wamaze kubimenya. Okutebereza mu rurimi rw'ikigande mu kinyarwanda bavuga ngo gukeka cyangwa se gukeka. Okutebereza. Okutebereza ni ugukeka mu rurimi rw'ikinyarwanda. Iyi yari interuro ya gatatu. Reka twumve interuro ya kane. Nakubwira ngo nakuzaniye interuro 8. Interuro 8. Ubwo urumva ko tugeze kuri 4. Ubwo rero nawe ni ngombwa nyine ngo utegereze tuze kurangizanya interuro zose. Nibagiwe kukubwira ngo ubanze ukore subscribe, ukore share, liking ino video kuri iyi channel. Tuzajya tukugezaho ibintu byinshi, amasomo meza yo mu rurimi rw'ikigande. Murumva ko ikigande tumaze kugishyiramo n'imbaraga, tugeze kure da. Reka tugende interuro ya 4. Okuloza. 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 Okuloza mu rurimi rw'ikinyarwanda ni ugutekereza. Okuloza mu kigande mu kinyarwanda ni ugutekereza. Gutekereza. Uri kumva? Gutekereza. Mbadde ngankulowozaako. Narinde kugutekerezaho. Mbadde ngankulowozaako. Narinde kugutekerezaho. Genda obirowoozeeko. Genda ubitekerezeho. Genda obirowoozeeko. Genda ubitekerezeho. Genda obirowoozeemo. Genda ubitekerezeho. Nuko nguko okulowooza ni ugutekereza mu rurimi rw'ikigande. Reka twihute duhite dufata kuri 5. Okunyonyola. Okunyonyola cyangwa se okunyonyola. Okunyonyola. Okunyonyola cyangwa se okunyonyola. Okunyonyola mu rurimi rw'ikinyarwanda ni ugusobanura. Gusobanura mu rurimi rw'ikinyarwanda. Mu kigande ni okunyonyola. Okunyonyola. Linda ko nkunyonyole. Uretse mbanze nkusobanurire. Linda ko nkunyonyole. Uretse gusobanurire. Kankunyonyole. Reka nkusobanurire. Okunyonyola. Gusobanura. Gusobanura. Nuko nguko babivuga mu rurimi rw'ikigande ni okunyonyola. Gusobanura. Umugande akongera akavuga ngo ensonga. 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 Ensonga mu rurimi rw'ikinyarwanda ni impamvu. 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 Ensonga. Ensonga 3. Impamvu 3. Nangane. Ensonga. Ensonga ruhaki. Impamvu ki? Ni impamvu ki? Ensonga. Ensonga. Impamvu. Aho ngira ngo twari turi kuri 6. Reka twirukanke cyane duhite tugera kuri 7. Okuwanyisa. Aka kantu karakomeye. Manza ariko gakomeye mu bintu byose tumaze kwiga. Okuwanyisa.
washobora kubivuga. Nimba wabishobora genda muri comment wandikemo ijambo okuwanyisa. Ntabwo turi bwandike, ngendagira ngo nawe ugende ubyandike muri comment turebe. Nimba wize ko ukabugeze aho tugeze, andika muri comment ngo okuwanyisa, okuwanyisa, maze turebe mbakosore. Jya muri comment wandike ijambo okuwanyisa, nimba ukeka ko ryoroshye, okuwanyisa, maze tubakosore tubabwiye ngo nibyo cyangwa se ntabwo ari byo. Okuwanyisa, okuwanyisa mu rurimi rw'ikinyarwanda ni kuvunjisha, kuvunjisha. Okuwanyisa mu sente, okuwanyisa sente, kuvunjisha amafaranga, okuwanyisa sente, kuvunjisha amafaranga, okuwanyisa. Ndagira ngo ugende muri comment wandike ijambo okuwanyisa, kuko muri iyi video ntabwo turi bwandike, ahubwo ndagira ngo ugende muri comment wandike ijambo okuwanyisa, maze turebe koko nimba tubana. Turashaka mwandike ijambo okuwanyisa, mbakosore turebe igihe twigiye n'igihe twabereho twandika. Reka turebe noneho nimba mwashobora kwandikira ijambo okuwanyisa, okuwanyisa. Jya muri comment wandike turebe nimba turi kumwe koko. Hari igihe rega dushyiraho amasomo ugasanga ntabwo muyiga, ugasanga sinzi, ariko reka wenda ntegereze, reka ntegereze. Noneho interuro ya nyuma, interuro ya nyuma, interuro ya nyuma. Umugande aravuga ngo okwewola, 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 okwewola. Buriya ikigande iyo uri kukivuga ushyiramo n'utuntu two kwirya, ushyiramo utuntu two kwirya, ntabwo wirekura cyane nk'uko umunyarwanda yerekura nyine akapfa kubivuga gutyo randamure, ahubwo umugande nyine ashyiramo utuntu two kwirya. Okwewola, 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 okwewola sente. Okwewola bishatse kuvuga iki mu rurimi rw'ikinyarwanda? Okwewola umunyarwanda aravuga ngo kwikopesha, kwikopesha. Okwewola, kwikopesha, cyangwa se kujya kwiguza, kwiguza, kwikopesha cyangwa se kwiguza. Okwewola, okwewola sente, kwiguza amafaranga cyangwa se kwikopesha ikintu. Ibyo byose bigendera muri okwewola. Okwewola sabuni, kwikopesha isabuni, okwewola sabuni. Okwewola ekibiriti, kwikopesha ikibiriti. Okwewola sente, kwiguza amafaranga. Noneho muhaye inyongezo, reka nkuhereze inyongezo ariko ijyanye n'aha ngaha. Okwewola, okwewola ni ukwikopesha cyangwa se kwiguza. None se umuntu iyo ashaka kuvuga ngo kuguza, okuwola, okuwola ni ukuguza. Namugurije, namuwoze. Umva umugande ukuntu avuga ngo namugurije, namuwoze, niko umugande avuga. Ijambo namugurije, umugande waravuga ngo namuwoze, namuwoze sente zange, namugurije amafaranga yanjye, namuwoze sente zange, namugurije amafaranga yanjye. Mwakoze cyane kuva aho twahereye kugeza ahangaha dusoreje. Gusa nababwiye ngo mujye muri comment mwandike ijambo okuwanyisa, maze ndebe koko ko turi kumwe. Okuwanyisa, nibwo nzamenya koko ko turi kumwe kandi ko hari ikintu mumaze kugeraho, ko hari ikintu mumaze kwiga. Imana ikomeze kubamera umugisha abantu mudukurikirana. Ntugende udakoze subscribe, nyamuneka
ukande kuri subscribe kugira ngo amasomo yacu azajya kugeraho. Mwari kumwe nanjye Deo MC, Imana igomeze kubana namwe kandi